masaha y'umugoroba. Chloe rero yegera mama we maze akamubwira ati mama, ni ukuri mbona kariya kazi kakuvuna cyane, ndifuza rero ko nazajya ngufasha maze nawe ukabona umwanya wo kuruhuka. Mama we ati ariko mwana wanjye, urabizi ko ukiri mu mashuri, urumva se wowe utazajya uvunika kwiga no gukora, urumva rwose zitaba ari imvune zikabije? Naho Chloe ati we nta kibazo mama, hari ahantu ukorera ni hafi y'ishuri cyane, ikindi kandi muri wikendi ntabwo niga, muri wikendi rero nzajya nkora cyane cyane rwose mariremo imbaraga zanjye, noneho indi minsi isanzwe nzajya nkora mvuye ku ishuri. Mama we rero abanza kubyanga, ariko nanone Chloe agakomeza kumusaba ko rwose yamufasha. Mama we rero ahita amubwira ati ahubwo niba ufite gahunda yo kumfasha, ubwo rwose ntabwo nazajya nduhuka, hari ahandi uriya bosi wanjye yari yampaye akazi ariko byari byananiye kuko nyine nari umwe, ubwo noneho wazajya ukomeza ugakora hariya mu rugo, noneho nanjye nkajya gukora aho handi yari yambwiye, ibyo byatuma twinjiza amafaranga menshi kandi ahagije. Chloe rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose mama, ahubwo nyine tugomba kujya kubisaba bosi wawe. Mama ahita amubwira ati ejo tuzajya kumureba, kubera ko uriya mumama nyine ni umuntu mwiza, ntabwo rwose bigoye kuba wamusaba serivisi iyo ari yo yose. Burakeye rero maze Chloe na mama we bakajya kureba nyine uyu mumama uba akoresha mama wa Chloe. Bagerayo rero maze bakicara muri salo bakamuhamagara, arahaza akababwira ati yego ndabitabye rwose, nimumbwire icyo mwashakiraga. Naho rero mama wa Chloe ahita amubwira ati uribuka yuko wigeze kumbwira ko hari ahandi hantu uba wumva najya gukora, ari uko byananiranye kuko nyine akazi ka hano kari kenshi maze ntibishoboke? Uyu mama ahita amubwira ati yego ndabyibuka cyane. Mama wa Chloe rero ahita amubwira ati rero twari twagize igitekerezo, nari nzanye umukobwa wanjye kugira ngo ajye akora hano maze nanjye njye gukora hariya handi wari wambwiye. Uyu mumama rero ahita amubwira ati none se uyu mukobwa wawe ntabwo yiga? Mama Chloe atariga. Chloe nawe ugahita atangira nyine kwisobanura ati yego njya ku ishuri, gusa nyine muri wikendi siniga, ikindi kandi kaminuza nigaho yegereye hano, ku buryo rwose byajya binyorohera guhita nza maze ngakora akazi. Uyu mumama rero ntabwo rwose abitindaho, ahita ababwira ati nta kibazo rwose, ariko nanone rero Chloe hari ibintu ngomba kubanza kukubwira. Mama wawe dukoranye imyaka 6 yose, nta na rimwe yigeze anteza ibibazo, nta na rimwe rwose yigeze akora ibyo atemerewe gukora. Nizere ko rero rwose nawe ari uko, ntabwo nkunda nyine umuntu winjirira mu buzima abandi bantu. Mama rero wa Chloe ahita amubwira ati tuza rwose, twebwe dufite uko tubayeho, ntabwo tujya tureba ibitatureba, nta muntu n'umwe rwose uzaguteza ibibazo, bizagenda neza nta kibazo, umwana wanjye yararezwe kandi nyine nawe ameze nkanjye neza neza. Uyu mumama rero ahita ababwira ati ubwo nta kibazo nyine, ubwo muzatangira mu cyumweru gitaha. Ahita rero yongera akisubirira mu cyumba, maze mama wa Chloe agahita amubwira ati wabibonye ukuntu bosi wanjye rwose yoroshye kumusaba serivisi, nari nabikubwiye. Ahita amubwira rero ati ngaho ngwino nkwereke rero inzu yose, kugira ngo nuza no gutangira akazi uzaba usanzwe uhazi nta kigoye kirimo. Wakurikiye rero uyu mumama bosi wa ba Chloe aba yiryamiye mu ntebe ariko iri mu cyumba cye. Umuhungu we rero Krishna uba umaze imyaka myinshi yiga mu bihugu byo hanze, arataha ariko agataha nta muntu n'umwe yigeze abibwira. Yinjira mu nzu rero maze akaza agenda gake cyane, abagira ngo rwose mama we ibintu aba akunda cyane kumutungura. Araza rero agasanga ntawe uri muri salo, maze agahita akomeza nyine ajya kureba mu cyumba cye. Mama we rero aba aryamye mu ntebe ibiri mu cyumba cye nyine, ariko anameze nk'umuntu usinziriye. Krishna rero agenda buhoro maze akamwegera, agahita amubwira ati mama. Ahita akanguka yikanze cyane, maze yareba agahita asanga ni umuhungu we, ahita amukurura hafi kumukubita ati ariko ubu uragira ngo nzarwara umutima koko? Asima ndwaye ubona idahagije, wajya ureka kuntera ubwoba? Kubera icyo utigeze umbwira ko uzaza? Naho Krishna
ati mama nashakaga kugutungura kandi rwose byari bikenewe ko ngutungura. Mama we ati umva ni ukuri unteye ubwoba ariko nyine nari nanagukumbuye. Bahita bahoberana rero maze Krishna ati nanjye nari ngukumbuye mama wanjye rwose nkunda, hari hashize imyaka myinshi cyane. Ati none rero ndumva rwose nifuza kugusohokana, ndifuza ko njye nawe dusohoka. Mama rero we ahita amubwira ati none se nibwo ukigera hano none ngo dusohoke? Krishna ati cyane, dufite ibyo guserebura, umuhungu wawe ureba imbere yawe ubu rwose ashoje masters. Naho rero mama wa Krishna ahita amubwira ati nibyo rwose mwana wanjye, nibyo koko nanjye mpise numva ko dufite ibyo guserebura. Krishna ati turajya he rero? Mama we ati nawe urabizi nyine ha hantu heza muri uyu mujyi wose niho tugiye kujya. Krishna ati ngaho rero mbara maze umuhungu wawe nyine agutware agusohokane. Mama we aba yishimye cyane, abakundana n'uyu mwana we cyane cyane, dore ko ari nawe mwana rukumbi aba afite kuri iyi si. Icyumweru gishize rero Chloe aba agomba kuza gutangira akazi. Arazinduka rero maze akaza nk'ibisanzwe, atangira nyine akora imirimo yo hanze, maze yayisoza ahita ajya mu nzu ajya gufungura rero magaze maze akabura imfunguzo. Aza rero aje kureba mama wa Krishna ngo amubaze nyine aho imfunguzo ziri. Akigera muri salo ahita akubitana na Krishna nawe ari kuva mu cyumba cye. Krishna ahita amwitegereza maze agahita amubwira ati waramutse neza. Naho Chloe ati mwaramutse namwe. Krishna ati wowe se urinde? Chloe ati ni njyewe rero umukozi nyine wita ku rugo hano muri iyi minsi, nasimbuye mama wanjye. Krishna rero ahita amubwira ati njyewe nitwa Krishna, aba ari kumubwira amuhereza n'ikiganza, nishimiye nyine kubabona. Chloe rero ahita amubwira ati murakoze cyane, nanjye rwose nishimiye kubabona. Chloe ahita amubaza ati mwebwe se muri bande? Naho Krishna ati njyewe ndi umwana wo muri runo rugo. Krishna rero ahita amubaza ati none se mama wawe ameze neza ko wamusimbuye, ko ari we wari usanzwe akora imirimo ya hano ayikoze imyaka myinshi cyane? Naho Chloe atameze neza cyane. Chloe ati nari nje gushaka imfunguzo zo gufungura magaze. Krishna ahita amubwira ati ati ni njyewe nzifite, maze agahita akora mu mufuka akazimuhereza. Chloe rero aba ari gusohoka hanze maze agahita akubitana n'umukobwa. Uyu mukobwa rero aba ari kugenda yihuta nyine ajya kwinjira. Chloe ahita amubwira nshaka nde? Naho uyu mukobwa ahita amubwira ati uwo nshaka wese ntabwo bikureba, ngomba kwinjira hano uko nshatse, hano ni kwa mabukwe niba utari ubizi, ahubwo se ubundi wowe urinde? Naho uyu mukobwa ati njyewe ndi umukozi wa hano. Uyu mukobwa rero uje witwa Vani, umukobwa rwose w'umunyamahane, umukobwa nyine ubwo abona rwose ufite umutima mubi. Ahita abwira Chloe ati ati biragaragara rwose biragusa, ariko si ikintu kibabaje ko ndeba ukiri mutoya, uba wumva nyine nta kindi gitekerezo ufite cy'ikintu wakora uretse kuza gukora mu rugo. Chloe rero ahita amubwira ati naje gusimbura mama wanjye. Naho uyu mukobwa ahita yongera akamubwira ati biragaragara rwose, ndumva nyine ari akazi k'umuryango, ndumva nyine mugenda mukurikirana mukora mu ngo z'abantu uko umuryango wanyu nyine ugenda waguka. Ahita asanga yari yibagiwe kuzana umwembe kuburiye hano hanze, ahita agenda agaca mu gikari rero kugira ngo ajye kuwufata aho aba asanzwe awubika. Aca mu gikari rero maze yagera muri salo ahita akubitana na Krishna. Krishna nyine uvuye mu cyumba cye abaje nyine azi yuko agiye gusanga Vani muri salo, ahita aza amukanga cyane. Naho rero ni Chloe baba bahuye. Chloe ahita yikanga cyane maze kwikontorora bikamunanira nyine kubera kwikanga akabakubisa urushyi Krishna ariko atabitekereje. Ni kwa kundi umuntu yikanga agahita akora ikintu atigeze atekereza. Krishna ahita amubwira ati mbabarira ndakwinginze rwose,
ntabwo ari wowe nashakaga gukanga, nari nzi yuko ari Fanny ngiye gukanga. Naho rero uyu mukobwa uba nyine uhagaze nawe muri salo ariko hirya ahita aza n'umujinya mwinshi ati wowe kubera iki ukubita sheri wanjye, nta soni ufite? Chloe ati mumbabarire rwose ntabwo mbikoze mbishaka, nuko nyine nikanze, ntabwo rwose nari nabitekerejeho. Naho Krishna ati ariko byose ni amakosa yanjye. Vanny ahita amubwira ati ariko ubundi wowe uracyameze utyo nyine, ntabwo urakura ngo ube umuntu w'umugabo, niyo mpamvu rwose n'umukozi wanyu agusuzugura, nawe rwose ntabwo ujya uba siriyasi. Krishna rero ahita amubwira ati ariko ubu bikomeza rwose byoroshye. Uyu mukobwa rero ahita abwira Chloe ati mva imbere gira vuba, genda va hano. Chloe rero ahita yigendera, maze uyu mukobwa agasigara abaza Krishna ati none se urumva nyine utababaye cyane? Krishna ati ariko nta kibazo na kimwe. Vanilla ahita akomeza amubaza ati none se mama wawe ari he? Nawe ati mama wanjye ashobora kuba ari mu cyumba. Krishna rero ashaka kwigendera, maze uyu mukobwa agahita amufata ukuboko ati hoya ngwino tujyane kureba mama wawe. Ariko se ubundi ndibaza kubera iki waje utambwiye? Naho rero Krishna ati nifuzaga gukorera mama wanjye surprise. Nyuma y'iminsi mike rero Krishna aza muri salo, maze agasanga Chloe ari gukoropa, ahita amubwira ati umbabarire ku byabaye wa munsi. Chloe ati warankanze kubera ukuntu wasakuzaga. Naho Krishna ahita yongera agaseka ati rega ikibazo cyanjye ndadehanja cyane ku buryo bwose ubu se ubundi ntumaze kubimenyera. Chloe ati uradehanja cyane, ariko nanone ni byiza ku rundi ruhande kuko rwose iyo uri hano uba wumva nyine nta rungu, uba wumva muri ino nzu harimo umunezero. Krishna rero ahita amubwira ati kubera rero ukuntu uriya munsi nyine nagukanze cyane, ndashaka nyine kwica amande. Chloe ahita amubaza ati urashaka gukora iki? Krishna rero ahita atangira kumwaka iyi rakerete aba afite ari gukoropa. Chloe rero aramubwira ati hoya rwose ntabwo bishoboka, ntabwo nyine wakora kano kazi. Krishna rero ahita amureba mu maso, maze agahita amubwira atumva ati ntunyeganyege kitakurya, humiriza amaso. Chloe rero ahita ahumiriza n'ubwoba bwinshi, ubona nyine abaye nk'umuntu ubaye pararize, abazi ko hari nk'ikintu kimuriho giteye ubwoba. Ati ni igiki? Ati mbwira. Undi nawe ati ntunyeganyege ngiye kukigukiza. Chloe rero amara nyine kumera nk'umuntu ufite ubwoba bwinshi, maze Krishna agahita amwambura ya rakerete. Chloe agahita akadura agasanga Krishna atangiye gukoropa. Ajya kumwaka rakerete rero, maze Krishna akamubwira ati hoya, atangira nyine kugenda amena amazi menshi, maze Chloe ati umva noneho rwose akazi uri kunteza ntabwo ndi bugakore ngo nkarangize, uri gusuka amazi menshi cyane. Naho Krishna ati ntugire ikibazo, byose ndabyitaho, ndaza no kongera nyahakure, ndabikora neza ntugire ikibazo, ndabitunganya. Chloe rero ahita amwihorera, ahubwo nyine akagenda agafata noneho icyo kumutsa, agatangira kugenda yumutsa aho Krishna aba amaze gukoropa. Biba bigaragara ko nyine Krishna atazi gukoropa, uba ubona rwose ari nk'inshuro ye ya mbere ashobora kuba akoropye. Rero bakora amasuku inzu yose, Krishna agakomeza akamufasha, bagahanagura ibintu byose, ari nako kandi baba bari kuganira. Bamara rero gukora byose ariko batarabika ibikoresho bakoresheje, maze bakicara kuri esikariye bagatangira kwiganirira. Baba bananiwe, ibyuya biba byabarenze. Krishna abwira Chloe ati mbwira rero ukuntu kano kazi wagatangiye. Naho Chloe aricara maze agatangira kumubwira ati ubu se ndahera he nkubwira? Ati gusa ntekereje neza aka kazi gashobora kuba karahereye kuri nyogokuru wacu. Nyogokuru wacu nyine yari umuntu ugira amategeko cyane, yavuga ko rero buri mukobwa wese wo mu muryango wacu agomba kuba azi gukora imirimo yo mu rugo kandi akayikora neza atari ukwikiza. Twese rero twakuze tuzi nyine gukora imirimo yo mu rugo, guteka, gukora amasuku, gufura, ibintu nk'ibyo nta mukobwa wo muri famiye yacu utabizi kandi cyane. Naho rero twese twabitangiriye, gusa nyine
aka kazi ko rwose ntabwo nyine ari akazi nari nsanzwe nkora, nari nsanzwe mbikora iwacu gusa, nuko nyine nifuje kuba nafasha mama wanjye kugira ngo ndebe ko nawe yajya abona akaruhuko. Baba rero bakiri muri ibyo, maze Chloe agahita yumva urugi ruravuze, ahita atekereza ko nyine ari mama wa Krishna winjiye, nubwo bwose nyine aba atari ari hano mu rugo. Ahita rero aterura ya ndobo baba bari gukoresha ndetse n'imikoropesho akabyirukankana abijyana kubibika aho basanzwe babibika. Mama rero wa Krishna araza nyine, Krishna agahita ahaguruka ajya kumuhobera. Mama we ahita abona ariko yabize ibyuya byinshi ndetse n'umupira we watose, maze agahita amusunika amwigizayo ati ibi ni ibiki? Habaye iki ko uri kubira ibyuya bingana gutya? Urarwaye se? Krishna ati hoya mama, ntabwo ndwaye, ahubwo nafashije Chloe gukora imirimo yo mu rugo. Mama we ati ngo wakoze iki? Krishna arongera akabisubiramo ati nafashije Chloe gukora imirimo yo mu rugo. Mama rero wa Krishna ahita amuhamagara, akahita aza maze agahita amubaza ati niko Chloe, nkubaze, ubundi ufite ubushobozi bwo gukora akazi wasabye hano? Chloe ati cyane rwose, uragashoboye, nta kibazo na kimwe ufite? Chloe ati ndagashoboye, nta kibazo rwose na kimwe mfite. Ahita rero amubwira ati ntuzongere na rimwe n'umunsi n'umwe gutuma umuhungu wanjye aza gukora imirimo yo mu rugo, ntazongere kuza gukora akazi kawe. Naho rero Krishna ati ariko mama, ninjye rwose nabimwisabiye, ninjye namusabye kumufasha. Mama rero wa Krishna ahita abwira Chloe ati niyongera kubigusaba uko rwose ashobora kuzahatiriza kose, ntuzigere na rimwe wongera kubimwemerera. Chloe ati yego rwose, ntabwo nzongera kubimwemerera. Mama rero wa Krishna ahita ababwira ati mwese mugende mujye kubanza koga, kubera ko rwose muri guhumura nabi cyane, mufite umwuka mubi, nimugende mukarabe. Amara rero kugenda, maze Krishna agahita atangira kumwigana ati ntuzongere na rimwe gutuma umuhungu wanjye aza gukora akazi ko mu rugo. Maze bose bagahita baturika bagaseka. Krishna agahita abwira Chloe ati uzi ko mama wanjye wagira ngo azi ko ndi igikomangoma neza neza, aba ari kugira ngo ahari nta kintu na kimwe ngomba kwiga gukora. Chloe arataha, maze yagera mu rugo akamubaza ati ese ako kazi bimeze bite? Chloe ati biragenda nta kibazo, bimeze neza rwose, maze kukamenyera, akazi narakamenyereye ubu ngubu. Mama we ahita amubwira ati gusa mwana wanjye, Imana ijye kumpera umugisha, kubera yuko rwose nta bakobwa bangana nawe biga muri kaminuza, abakobwa ndetse beza nkawe bakwemera rwose gukora aka kazi. Naho Chloe ati mama rwose urabizi nyine ni wowe wantoje ko akazi ari akazi, umurimo uwo ari wo wose ukugaburira ugomba kuwukora kandi ukawushyiramo imbaraga zawe zose. Rero rwose nta kazi na kamwe ntakora igihe cyose nzi yuko hari icyo kari budufashe mu rugo rwacu. Mama we ati niyo mpamvu nyine nkunda kugusengera ngo Imana rwose iguhe umugisha ikunkomereze, kandi ujye umenya ko ngukunda cyane. Naho Chloe nawe ati nanjye mama ndagukunda cyane, urabizi ko uri byose mfite kuri iyi si, nta wundi muntu n'umwe mfite uretse wowe. Mama we rero ahita ajya mu cyumba, maze akamuzanira amafaranga, aba ashaka kumuha nyine itike azategesha umunsi ukurikira agiye ku ishuri. Naho Chloe ahita amubwira ati hoya mama, yagumanye rwose bashaka ikindi yakoresha. Mama we ati ariko mwana wanjye, ko utajya wemera amafaranga nguha, ukura hehe amafaranga? Naho Chloe ati ese mama, ntabwo ubizi nyine ko mfite aka business gato ku ishuri ko gufasha abana koherezanya amafaranga, kariya kampa udufaranga duke ku buryo nshobora kubasha kubona amafaranga yo gutega taxi. Mama we ati nuko rwose mwana wanjye, nkunda ko kandi uri umukobwa uzi ubwenge. Ku rundi ruhande Vanny abwira mama wa Krishna ndetse na Krishna ko abashaka nyine ngo bicare bavugane. Araza rero maze bakicara nyine bari no gusangira. Vanny rero aratangira ati ndifuza nyine kubabwira ku byerekeranye n'ubukwe bwanjye ndetse na Krishna.
ati ndifuza ko dekorasiyo zizaba zisa gutya, keke izaba imeze gutya, sale igomba kuba imeze gutya, aho tuzaba hagomba kuba hameze gutya. Avuga ibintu byose nyine ukumva yarangije kubipanga mu mutwe. Naho rero Krishna ahita amubaza ati none se ni ubukwe bwacu uri kuvuga cyangwa ni ubukwe bwawe? Gute wafashe umwanzuro wo kujya wicara ukipangana ibintu ugahitamo buri cyose ari wowe nyine ugihisemo utangishije inama? Naho rero mama wabo ahita abaza Krishna ati none se ntabwo mujya mujya inama ngo muvugane ku byerekeranye n'ubukwe bwanyu? Naho Krishna ati hoya rwose uyu mukobwa abipanga wenyine, gusa niba aribyo yahisemo nakomereza aho. Vani ati reka mama, uyu musore rwose ntabwo napfa kumubona. Krishna ariburisha cyane ku buryo nta mwanya aba afite ahari wo kuza ngo dupange ibitureba. Mama rero wa Krishna ati ariko muri couple mugomba gukorera ibintu byose hamwe. Krishna ati ngewe ntabwo rwose ariko mbibona, gusa nyine uba ubona Krishna bitanamufasheho, ni ibintu rwose uba ubona adashaka, ni ibintu ubona atishimiye habe na gatoya. N'ubu baba bari kuvuga ibyo ariko rwose ubona nta mbaraga yabishyizemo habe na nkeya, ahubwo uyu mukobwa uba ubona ariwe ushaka ubu bukwe cyane. Nyuma y'iminsi rero Korowe aza ku kazi, gusa uyu munsi aba afite umunaniro udasanzwe. Araza rero agaca mu cyumba kugira ngo amusuhuze. Ahita yicara gato rero bari kuvugana, maze rwose akaba atangiye gusinzira, ibitotsi biba bimwishe, aba afite umunaniro mwinshi cyane. Krishna rero arabibona maze akamufata akamushyira mu buriri akamworosa, agahita yisohokera akava muri kino cyumba. Nyuma y'amasaha menshi rero Chloe arakanguka, maze yafungura amaso akareba neza agahita abona ari mu cyumba cya Krishna. N'ubwoba bwinshi abyuka yiruka, maze agahita yiruka nyine yerekeza muri salo. Krishna rero aramubona aje aho yari yiryamiye mu ntebe, maze agahita amubwira ati rwose iyo nza kuba mbyemerewe nari kuba naguhaye bizu usinziriye kugira ngo mbashe kugukangura. Naho Chloe ati mbwira nari ndi gukora iki mu cyumba cyawe kubera iki ariho naryamye? Naho rero Krishna ati wari unaniwe cyane, wari uri gusinzira, maze rwose nkuryamisha mu buriri bwanjye ndakorosa ngo uruhuke. Chloe ati kubera iki utankanguye koko? Tekereza nk'iyo mama wawe asanga mparyamye. Krishna ati Imana ishimwe nyine ibyo byose uri gutekereza ntabwo byabaye, ntabwo yahagusanze, ni amahoro masa. Chloe ati wakabaye rwose wankanguye kubera yuko natinze gukora akazi, uyu munsi sinzi aho ndi buhere. Ahita rero areba muri salo, maze agahita abona ibintu byose biri ku murongo, harakoropye, harahanaguye, ibintu byose birateguye. Ahita abaza Krishna ati wankoropeye? Naho rero Krishna ati yego nagukoropeye, naguteguriye, ndetse rwose nanagufuriye, nasohoye amapuberi, ni ukuvuga ngo buri kazi kose wari gukora uyu munsi nagakoze. Chloe rero biramunanira kwihangana, maze agahita afata mu misaya y'uyu musore akaba amuhaye bizu ku itama. Krishna rero ahita atuza, maze ya magambo yari ari kuvuga rwose akaba ashize ivuga. Chloe ahita akomeza kumureba mu maso, maze bose bagashaka noneho gusomana bya nyabyo. Vani rero ahita yinjira abibona rwose ko bari bari muri pozisiyo yo gusomana, ahita yinjira ari gukoma mu mashyi ati nkabibona rwose ukuntu uyu mukozi akumenyera, naho burya n'ubundi aba ari kukwiteretera. Krishna ati Vani, ibintu rwose uri gukeka ntabwo ariko byagenze, ibyo ubonye ntabwo ari byo nyine uko ubibonye. Vani n'umujinya mwinshi atumva nkubwire wanzerereziwe y'umukobwa, ndakora ku buryo utazongera kugarura ibirenge byawe muri uru rugo, ndashaka ko rwose utazongera gukandagira hano ukundi, nta soni, wowe uri gutereta umugabo wanjye. Baramutuka rero rwose, ariko Krishna ibi bintu biramubabaza cyane, akamubwira ati ariko nakubwiye ko nyine ibyo uri gutekereza atari ko byagenze. Aza yicara mu ntebe ahita amuhamagara Krishna kumwitaba, maze mama we agahita amubaza ati mbwira kare wowe na Chloe mwari muri mu biki? Ese koko mwari muri gukora ibintu biteye isoni? Naho Krishna ati birumvikana nyine
ubwo wavuganye na Vani ndabyumva cyane. Mama we ati cyane, ariko ikibazo nakubajije ntabwo wakinshubije. Mbwira ibintu mwari murimo koko byari byo gushidikanywaho? Naho rero Krishna ati ntacyo gushidikanywaho rwose cyari kirimo, byari bisanzwe, twari twicaraniye gusa. Mama we rero ati ariko ubundi nkubaze, uriya mukozi wo mu rugo ubundi muba muvugana iki ko ntabashaka ngewe rwose ko municarana? Krishna ati ariko mama yitwa Chloe, niba rwose waba wibagiwe izina rye. Mama we ati uko yitwa ntabwo bindeba, gusa nyine ndakubaza kubera iki rwose kuruburana n'uriya mukozi wo mu rugo? Uriya mukobwa Vani ni umukobwa mwiza, ni umukobwa kandi wo muri famiye z'abakire, mbese turi ku rwego rumwe. Gute ushobora kujya kwiyanduza wicarana n'uriya mukozi wo mu rugo? Krishna rero ahita arakara maze agahita abwira mama we ati mama, uwo nguwo uri gukomeza uvuga ngo umukozi wo mu rugo ngo kwiyanduza, ntabwo ari imyanda, ni umuntu nk'abandi bose kandi agomba kubahwa nk'uko n'abandi bubahwa. Ikindi kandi ngira ngo nkwibutse ni uko izina rye ntabwo ari umukozi wo mu rugo, yitwa Chloe. Yitwa Chloe mama, yitwa Chloe. Abisubiramo inshuro 3 nko kurutsindagira kugira ngo ahari mama we atazongera kubyibagirwa, maze agahita anigendera akigira mu cyumba cye agasiga mama we yicaye muri salo. Umunsi wakurikiye rero mama wa Krishna ahamagara mama Chloe ngo aze. Mama Chloe araza maze mama Krishna agahita amubwira ati umukobwa wawe rero rwose namwirukanye, yakoze nyine ibyangiza amategeko nashyizeho, yangije amategeko yo muri uru rugo, rero rwose simushaka hano. Ikindi kandi sinshaka ko azongera no gukandagiza ibirenge ahegeranye n'inyubako yanjye. Mama rero wa Chloe ati umbabarire rwose mubyeyi, none se yaba yakoze iki? Naho rero uyu mama ntabwo rwose amubwira neza byose uko byagenze, gusa aramubwira ati simushaka hano. Impamvu nari namwemereye akazi, nari namwemereye ko yakora hano, nuko nyine wari wambwiye ko nta kintu na kimwe azabangamira kandi rwose ko azitwara neza, ariko rero yatangiye kunyangiriza, ubwo rero ntabwo nkimukeneye hano. Mama Chloe asaba imbabazi ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Uyu mumama nyine aba yafashe icyemezo. Mama wa Chloe rero arataha maze akabaza Chloe ati mbwira mwana wanjye, mbwira uko byagenze, ni iki wakoze cyatumye mabuja turakarira ku buryo adashaka kuzongera gusubirayo? Naho rero Chloe ahita abwira byose mama we ukuntu nyine uriya musore yari yamukoreye akazi kose, maze Chloe akamuha bizu ku itama. Ubwo rero Vani agasanga nyine bicaye begeranye, maze agahita arakara ko rwose ubwo byose aribo byaturutseho. Gusa nyine Chloe asaba imbabazi mama we ati mama rwose umbabarire kuba ndagushyize mu byago, kuba kandi akazi kawe rwose nagashyize mu kaga. Naho mama we ati mwana wanjye nta makosa wigeze ukora, none se mbwira ubundi wowe na Krishna mwasomanye? Chloe ati hoya rwose ntabwo byabaye, gusa nyine wabona byari no kuba. Naho mama we ati nta kosa rwose na ritoya wakoze kandi ntukomeze kwirenganya. Ndi muhitamo rero mama wa Chloe aba afite, uretse guhita asezera ka kazi kandi maze agatangira nyine gukora akangaka nk'uko yabikoraga bwa mbere, kubera ko Chloe bari bamaze kumubuza kuzongera gusubirayo. Buracya rero maze nyine akajya ku kazi, agerayo rero ari kwikoropera aniririmbira, maze Krishna akaza akamusuhuza akamubaza ati none se amakuru ya amakuru kubera iki atari we waje? Naho rero mama wa Chloe ahita amubwira ati ntabwo yaje kuko nyine mama wawe yavuze ko rwose atamushaka hano, adashaka kuzongera kumukubita amaso, ubwo rero ntabwo azagaruka, ni njyewe ngiye kuzajya mpakora. Naho rero Krishna ati kubera iki se mama yabimubujije? Naho rero mama wa Chloe ati nyine nuko yasanze, nuko fiance wawe yasanze muri kumwe ejo.
Krishna rero biramubabaza maze agahita asubira mu cyumba, gusa agasiga nyine abwiye mama wa Chloe ati nta kibazo nyine, niba ameze neza namwe ndabifuriza akazi keza. Ku mugoroba rero mama wa Chloe amaze kwitegura agiye gutaha, Krishna ahita aza maze agahita amubaza ati muratashye se mama? Naho mama wa Chloe ati yego, akazi nari ngashoje nari ntashye. Krishna ati none se nabadepoza mu rugo? Mama wa Chloe ati ntabwo rwose nabagora, sinshaka kubavunisha. Naho Krishna ati oya nta kibazo, reka rwose mbatware kubera ko n'ubundi hari ikintu nari ngiye kugura ku muhanda, ubwo rero rwose ndumva nabanza akabageza mu rugo, aba nyine yishakira kwigira iwabo wa Chloe ngo ahamenye ndetse ananamubone, abamukumbuye rwose nubwo haba hashize iminsi mike cyane batabonana. Mama rero wa Chloe ahita amubwira ati urakoze cyane, ahari uyu munsi nanjye sinagenda rwa rugendo ngenda n'amaguru, dore ko ruba ari na rurerure, ngera mu rugo narushye numva amaguru ari kwaka umuriro. Baragenda rero maze bakagera kwa Chloe. Chloe rero baba wari wibereye muri dushe, asohoka yumva telefone iri gusona muri salo, agiye kwitaba ariko yambaye eswime, maze akimara gufata telefone ayishyize ku gutwi agahita yumva mama waravuze ati karibu iwacu umuhungu wanjye, ni aha dutuye. Chloe arahindukira maze agahita abona mama we ari kumwe na Krishna, ahita yikanga maze agahita avuga ati ariko mama kubera icyo uje utambwiye, akagenda yiruka nyine asubira mu cyumba. Krishna ahita amubwira ati hoya genda gahoro udatsitara cyangwa ukagwa, humura rwose nta kintu na kimwe nabonye. Mama rero wa Chloe ahita abwira Krishna ati icara uriya mwihorere, buriya araje akurebe reka abanze yitunganye. Chloe rero agenda akambara, maze akambara agakabutura n'agapira agahita asohoka. Krishna rero ahita amubwira ati wawu urasa neza cyane, urakeye, uri mwiza cyane. Naho rero Chloe ati wari unkumbuye se? Ko numva uri kubivuga nkaho wari unkumbuye. Krishna ati ntagukumbura, iyo mba ntagukumbuye se mba nje hano? Krishna ati none se ubundi mu by'ukuri koko kubera iki uri hano? Naho rero Krishna ati nyine ndi hano ku bwawe, ni wowe nje kureba. Krishna nawe ati ahubwo se wowe kubera iki nyine uyu munsi utaje? Aba ari kwijijisha ariko nyamara kuko mama wa Chloe aba yabimubwiye. Naho Chloe ati impamvu nanjye ntaje ni ukubera wowe nyine, ni wowe watumye ntaza. Krishna ati hari ikosa se naba nagukoreye? Chloe ati ndakwinginze rwose, ibintu byabaye ejo ubifate nkaho rwose ryari ikosa kandi ritazongera. Naho Krishna ati hoya ntabwo ryari ikosa, biragaragara niyo turebana mu maso ko uba unyishimiye kandi nanjye ndakwishimira, ndetse rwose sinkeneye no gukomeza kubihisha. Chloe ati mbabarira ukomeza kuvuga ibyo bintu kubera yuko ntabwo nshaka kujya hagati yawe ndetse na fiance wawe. Krishna ati hoya ntabwo rwose uri kujya hagati yanjye na fiance wanjye, kubera yuko uriya mukobwa ubundi urebye neza wasanga nta kintu na kimwe kiri hagati yacu, kubera ko uretse kuba imiryango yarumvikanye maze rwose ikifatira umwanzuro, njye sinigeze mukunda, nta nubwo nigeze mutereta habe n'umunsi umwe. Krishna leta akomeza abwira Chloe ati ahubwo ndifuza ko nyine uzagaruka mu rugo, ariko ntuzagaruke nyine nk'umuntu uje ku kazi, ahubwo ndifuza ko uzagaruka nk'inshuti yanjye kandi inshuti yanjye magara. Naho rero Chloe ahita amubwira ati hanyuma urumva mama wawe ibyo bintu yabyemera? Krishna ati agomba kuzabyemera rwose, ngomba kuzabimubwira kuri inshuti yanjye. Ati kuko rwose ndumva ngukumbuye, ndagukumbuye nyine, nkumbuye ukuntu twabaga twicaranye turi kuganira, turi gufatanya ibintu byose. Noneho ntabwo uzi ukuntu nakundaga iyo twabaga turi gufatanya gukora amasuku, biriya bintu narabikundaga cyane. Chloe ati ahubwo uranyibukije, uzi yuko warantunguye cyane, ni ubwa mbere nabonye umwana wo mu bakire, umusore mwiza cyane nkawe akunda gukora imirimo yo mu rugo, noneho umwana wavutse akavukira muri famiye ikize cyane. Krishna ati njyewe rero ntabwo ari uko rwose, ahubwo mpora nifuza nyine kwiga ibintu byinshi birenzeho, nuko mama wanjye atajya nk'uburenganzira bwo kugira ngo nige imirimo yo mu rugo, ariko ubundi rwose ndayikunda, mbikora numva nezerewe cyane.
Christina rero ahita akomeza abwira Chloe ati ahubwo se ibyo tubisimbutse waretse tukitemberera maze tukajya kuba twiganirira. Chloe ati yego rwose ndumva byaba ari byiza, ariko nanone si igitekerezo cyiza cyane. Tekereza turamutse tugiye maze nka mama wawe cyangwa fiance wawe akaba aratubonye. Christina ati ibyo byihorere, ibyo rwose bireka ntibigutere n'ubwoba, ahubwo reka twigendere. Chloe ati none se urumva wifuza ko twajya he? Christina ati aho imitima yacu iri butwerekeze naho turi bujye rwose nta gushidikanya. Ajya mu cyumba maze akiga yasoza bagahita baragenda rero bagatembera bagenda bareba ibintu bitandukanye. Bicara rero ahantu kugira ngo bafate nyine amafunguro, gusa nyine bayafata bari no kuganira. Chloe abaza Christina ati ko ntajya numva uvuga papa wawe mu kanwa kawe, bimeze bite bya papa wawe, ndetse rwose nkaba ntajya nanamubona hariya. Naho rero Christina ati papa wanjye rero ntacyo kumuvugaho rwose mba mfite, nta mateka yubatse ku buryo nasigara nyavugaho. Chloe ahita amubwira ati mbabarire rwose, gusa singukomeretse, niba rwose atari ngombwa kubivuga nta n'impamvu yo kwirirwa tubiganiraho. Christina ati ahubwo nyibwirira wowe nyine, bimeze bite ko nawe ntajya numva uvuga papa wawe mu buzima. Naho Chloe ati rero mama wanjye ni byose byanjye, mama wanjye ni inshuti yanjye cyane, mama wanjye ndamukunda, mama wanjye kandi niwe famiye mfite yonyine kuri iyi si. Papa wanjye yitabye Imana igihe nari mfite amezi 7 gusa, bisa nkaho rero rwose papa wanjye ntigeze mubona, ntabwo nigeze mumenya. Tekereza yuko ari nayo mpamvu mama wawe yahaye mama wanjye akazi, ngo kubera ko mama wanjye yamubwiye ngo nta mugabo agira nyine ngo arere umwana wenyine, byatumye rero mama wawe yumva rwose bimubabaje, maze amuha akazi, amuha n'umushahara mwinshi cyane kugira ngo nyine ajye abona amafaranga yo kunyitaho. Mbese ubwo mu yandi magambo ni njye nasabiye mama wanjye akazi iwanyu. Bahita rero babiseka, maze uyu musore agahita abwira nawe Chloe ati jyewe rero papa wanjye yataye mama wanjye nkiri mutoya rwose, nanjye bisa nkaho ntanamuzi, ntiyigeze rero yongera kugaruka kuri njyewe, rero ntabwo yigeze aba intwari, niyo mpamvu ntajya nshaka rwose kumuvugaho, mba numva ntacyo kuvuga mfite. Gusa nyine nanjye mama wanjye neza neza ni nka mama wawe, mama wanjye ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye, aranyumva tuvugana ibintu byose, mbese mama wanjye yaritanze ku bwanjye kuva nkiri umwana muto, niwe nakomezaga mbona iruhande rwanjye, niwe wanyitagaho muri byose. Gusa nyine ndamukunda cyane kandi ni inshuti yanjye cyane. Chloe rero ahita amubwira ati gusa nyine ababyeyi b'abamama rwose bubahwe aho bari hose. Christina ati n'abapapa bubahwe kuko hari abapapa b'abana beza, uretse nyine uwanjye, kandi uwanjye ntabwo ahagarariye abapapa bose. Baganira rero maze Christina akongera agatahana Chloe, amugeza mu rugo nawe agahita ataha. Agera mu rugo agasanga mama we ari ku meza, maze agahita amubwira ati ni karibu dusangire. Naho rero Christina ahita amubwira ati hoya, ntabwo ndi bufate amafunguro kuko nayafashe, ahubwo nashaka kunsobanurira kubera iki wabujije Chloe kuzongera kugaruka hano mu rugo iwacu. Naho mama we ati uru ni urugo rwanjye, ikindi kandi ni njye nk'uburenganzira abantu bwo kurwinjiramo, ni nanjye rero mbasohoramo igihe mbishatse. Uriya mukobwa ntabwo rwose agomba kuzongera kugaruka muri uru rugo, kuko nabonye atazanwa n'akazi, ahubwo azanwa no kugira ngo akomeze gukurure akwiyegereza. Christina ati rero mama aho wibeshyeye naho, ntabwo ari kunkurura anyiyegereza, kuko narangije kumwegera kera kandi nyine ni wowe wabigizemo uruhare. Naho rero mama ati ushatse kuvuga iki? Christina ati nshatse kuvuga ko uriya wita umukozi wo mu rugo, ndamukunda cyane uriya mukobwa, kandi rwose mbona ari we mukobwa w'inzozi zanjye. Mama we ahita ahaguruka ku meza ati Christina wataye umutwe? Naho Christina ati yego, niba rwose gukunda umukobwa nka Chloe ari uguta umutwe, ndakubwiza ukuri narawutaye ahubwo cyane. Naho mama ati none se kuko niba ibyo uri kuvuga ari ibyo, ubwo Vani
waba waramushyize he? Wibagiwe se ko ari fiyanse wawe? Naho rero Krishna ati mama, urabizi neza yuko Vani ntigeze amukunda na gatoya, ni wowe nyine wamugize fiyanse wanjye ku ngufu. Nabayeho imyaka yanjye yose nkora ibyo ushaka, kuba rwose naranamwemeye nawe nkigira nkaho rwose turi abafiyanse, si uko nari mwishimiye habe na gatoya, ahubwo nuko nifuzaga kugushimisha. Ariko kuri iyi nshuro ndumva rwose atari ko bigikomeje kugenda, kubera yuko ndifuza kuba nyine umugabo wa nyawe, umugabo ndi we nyine, nkareka kuba uwo ushaka ko mba we, kuko ntabwo byashoboka kuba uwo ushaka ko mba we. Uhereye rero uyu munsi ngiye kujya nkora rwose ibijyanye n'amarangamutima yanjye. Ndakwinginze rwose mama, wikomeza kwinjira mu byerekeranye n'amarangamutima yanjye, wikwinjira mu rukundo rwanjye, kuko ntabwo wampitiramo wo gukunda, ntabwo bishoboka. Ubwo kandi ahita abivuga anahindukira yigira mu cyumba cye. Mama we ahita yikorera amaboko ati noneho ndagowe, umwana wanjye iyo mba nizerera rwose mu burozi nari kugira ngo baramuroze neza neza. Uyu munsi rero Krishna yari amaze kumenya ntabwo yongeye kuhasiba. Yarabyukaga maze akitegura agahita ajya kwa Kuruwe bakikinira, maze bakanafatanya gukora rwose uturimo two mu rugo duke dukeya. Ndetse Kuruwe yatangiye no kwigisha n'uyu musore guteka. Uyu musore rero utari ufite ikintu na kimwe azi, umunsi wa mbere Kuruwe amwigisha guteka umuceri byari bishekeje cyane rwose, dore yuko atarazi rwose n'uko bawurunga. Kuruwe akamubwira ati fata umuceri maze uwushyire mu kabore, nurangiza uwuronge ushyiremo amazi uronge. Ntabyo yari azi, byari kumwerekera uko abigenza. Akajya amubwira ati kuramo amazi ushyiremo ayandi, ongera ukuremo amazi ushyiremo ayandi. Akamubwira ati ngaho ngwino noneho ukate n'izi nyanya. Yaramwigishije rero, maze buhoro buhoro bigenda biza, ariko nyine atarabimenya neza kuko byari ibintu ari gukora bwa mbere. Gusa uyu musore yakundaga ibintu byerekeranye byose n'imirimo yo mu rugo, ku buryo nyine kumwigisha ntabwo byari bigoye, nubwo byari gutangirira kuri zeru, ariko icyo wamwigishaga nibura nyine bwacyaga ubona agifiteho akanosiyo. Mama rero we wa Kuruwe ajya mu kazi, maze mama wa Krishna akamuhamagara ati hari serivisi rero nshaka kugusaba, nakwishyura amafaranga menshi cyane ku buryo rwose utazongera gukenera gukora akazi ko mu rugo kari kose, ukagenda ukiyicarira ukiberaho wishimye. Mama rero wa Kuruwe ati mbwira rwose, iyo serivisi iyo ari yo yose nayikora kuko amafaranga ndayakeneye. Mama wa Krishna ati ntabwo ari serivisi rwose ikomeye, ndifuza yuko uzegera umukobwa wawe maze ukamubwira akava mu buzima bw'umuhungu wanjye. Uzamubwire rwose amvira inyuma y'umuhungu. Mama rero Kuruwe akibyumva ahita amubwira atereka rwose mama Krishna, ahubwo uri kwigora, wakabaye ahubwo ubwira umuhungu wawe akava inyuma y'umukobwa wanjye, kuko umuhungu wawe niwe uhora aza kureba umukobwa wanjye, ntabwo rero umukobwa wanjye umwiruka inyuma. Ubwo rero urumva ko twaba tubicuritse, kuko n'ubundi ubibwiye Kuruwe kandi n'ubundi umusore ahora aza kumureba, ntacyo rwose byatanga, ahubwo wowe wicaze umuhungu wawe maze ubimubwire. Mama rero wa Krishna ahita arakara ati n'ubundi rwose nari mbizi ko ugomba kuzapfa uri umukene, amafaranga nyine ntayo ubonye, ngaho rwose komeza wikoropere, ubwo uzakomeze ugume muri ako kazi kawe, kubera ko serivisi nari ngusabye yoroshye bikunaniye kuyinkorera. Rero mama wa Kuruwe arataha, maze akamubwira nyine ibyabaye uyu munsi, akamubwira ati rwose mama wa Krishna ntabwo yishimiye umubano wawe nawe, kandi nanone ikindi ugomba kumenya ni uko Krishna ari kwitegura gukora ubukwe, nawe rwose urabyumva yuko ibyo murimo ari amakosa. Naho rero Kuruwe abwira mama we ati mama, ntakubeshye rero njyewe na Krishna turakundana, tutitaye ku bitubangamiye no ku bitubuza gukundana. Ari we rwose amfitiye amarangamutima, ndetse ari nanjye nuko bimeze. Mama we rero ashaka kumubaza ibintu byinshi, maze Kuruwe agahita amubwira ati rwose mama unyihanganire, ndumva ibitotsi binyishe. Ahita aryama nyine kugira ngo arebe ko yacika ibibazo bya mama we aba ari kumubaza. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi mama wa Kuruwe ajya ku kazi, naho rero nk'ibisanzwe Krishna ahita aza kwirebera Kuruwe.
Amasaha rero y'umugoroba Kuro aba agiye kujya ku ishuri, maze Krishna agahita amutwara nyine kugira ngo amugeze ku ishuri. Gusa nyine hagati aho ngaho bahita babona amasaha ya mama Chloe ageze yo gutaha, maze bakamuhamagara bakamubwira ko baje kumufata kugira ngo nyine Krishna aze guhita amutahana nawe amugeze mu rugo. Baraza rero bagaparika imodoka imbere y'igipangu cy'iwabo wa Krishna, maze bagahamagara nyine mama we kugira ngo aze kuko aba yakoze imirimo vuba vuba kugira ngo ayisoze. Naho rero Chloe we rwose aba ubona yataye umutwe, aba afite stress, ati nyamara rwose iki gitekerezo cyo kuza guhagarika imodoka hano ntabwo cyari cyiza, reba hagize nk'umuntu w'iwanyu utubona. Naho Krishna ati hoya rwose tekana, nta gitekerezo na kimwe kibi twigeze tugira, ari ukukujyana ku ishuri, ari ugucyura mama wawe, byose rwose byari bikenewe kandi byose ni ibitekerezo byiza. Chloe rero uba ufite stress afata telefone maze agahamagara mama we, aramuhamagara mama we agahita amubwira ati ndabona mwakwigendera, maze telefone igahita yikupa, ubwo kandi ibinavuyeho nyine izimye. Chloe rero agumana nyine za stress. Naho rero mu rugo rwose rwa Krishna ibintu biba byahinduye isura, kuko nyine Vani aba yaje kureba mama we bari kuganira, maze akajya abwira mama wa Krishna ati rwose ndabona njyewe ntazi ibintu Krishna arimo. Naho mama wa Krishna atari ko tuza buriya ni stress z'ubukwe, humura rwose azongera nyine abe wa musore mwari musanzwe muziranye. Vani ati ntabwo rwose Krishna yigeze yishimira ko ari njye nahisemo ibintu byose tuzakoresha mu bukwe, kandi nyine sinabihindura kubera yuko n'inshuti zanjye zatangiye kubigura. Mama we rero ati tuza, tekana rwose, humura, muha igihe maze abanza atuze, humura bizagenda neza. Mama rero wa Chloe ahita aza muri salo aje kubasezera, ati ndatashye akazi nari ngashoje. Mama wa Krishna ati noneho rwose wagashoje kare. Naho mama wa Chloe ati yego nakoze vuba, ndashaka gutaha nkajya kuruhuka. Baramureka rero ngo atahe, ariko nyine agisohoka na Vani agahita asezera ati nanjye ndagiye, ubwo rwose tuzavugana kuri telefone. Mama wa Chloe rero abona ko rwose ibintu bigiye kuba bibi, kuko aba abona ko Vani agiye gusanga imodoka ya Krishna hanze hicayemo Chloe, akabona ko noneho rwose amahane ari buhabe atari buyakire. Ahita rero abeshya Vani ati bari kuguhamagara, ndumva mama Krishna ari kuguhamagara. Vani rero asubira mu nzu, maze mama wa Chloe akagenda yihuta nyine kugira ngo ajye kubabwira ngo bagende bihute nyine. Gusa nyine kubera ko ari umukecuru ntabwo aba afite intambwe ndende cyane. Vani rero asanga batari bamuhamagaye mu by'ukuri, maze akagaruka yihuta, agahita abona mama wa Chloe ari kugenda yegera imodoka ya Krishna. Vani rero ahita aza yiruka, maze agahita afungura urugi, agahita abona ni Krishna yicaranye na Chloe. Umujinya uhita umwica, maze agahita atangira kubwira Krishna ati ariko nkubaze, mu bakobwa bose bari muri iki gihugu wahisemo kunca inyuma n'umukozi wo mu rugo koko? Ako ni agasuzuguro gakabije. Naho rero Krishna ati ndakubwiza ukuri, ntuzongere na rimwe kuvuga gutyo, ntukubahuka abantu bigezaho. Uyu mukobwa yitwa Chloe, izina rye nizere ko urimenye. Noneho Vani ahita arakara akaba mukubise urushyi ati umusore gusa wirirwa umbeshya. Naho Krishna ati ariko ntabwo nigeze nkubeshya, nta kintu na kimwe nakubeshye. Krishna rero nawe umujinya uhita umwica, maze agahita azamura ibirahure by'imodoka, agahita afunga n'inzugi, agahita abwira mama wa Chloe ati injira mama, injira mu modoka. Arinjira, maze agahita yatsa imodoka bakigendera, bagasiga Vani hano ari kwitotomba, yiterura yidimbura hasi. Aba afite nyine umujinya birumvikana. Arataha rero, maze yagera mu rugo agahita ahamagara mama wa Krishna akamubwira ati ntabwo uzi ibintu byambayeho, uzi yuko burya twavugaga turi hano, naho Krishna yibereye mu modoka hanze na wa mukobwa. Mama we ati uwuhe mukobwa? Ati wa mukobwa w'umukozi wanyu.
ati noneho tekereza ko na mama wabo aba bashyigikiye, reba ko buriya yambwiye ngo ninze ngo urampamagaye kugira ngo ntasohoka nkababona bari hanze. Mama rero wa Krishna ahita arakara yumvise ko nyine na mama wabo aba abifitemo uruhare, umujinya uhita umwica maze agahita abwira Vani ati byihorere rwose ndaje mbikurikirane kandi ndabishyira ku murongo ntugire ikibazo. Buracya mu gitondo rero maze mama wa Krishna akabwira umuzamu wabo ati uramenye ntihagire umuntu winjira hano, ubwo ndavuga Chloe na mama we, nta muntu wemereye we gukandagiza ibirenge hano. Mama wa Chloe we rwose ntiyigere anakandagiza ibirenge byo muri iki gipangu. Mama wa Chloe rero aza ku kazi nyine nk'ibisanzwe, maze agifungura igipangu uyu muzamu agahita amutangira ati subirayo ntabwo wemerewe kwinjira hano. Gusa nyine Krishna aba ari muri etaje hejuru kuri bariko yibereye nyine kuri telefone, ariko aba ari kureba ibiri kubera hasi. Mama rero wa Chloe abwira uyu muzamu ati none se ntabwo nzi, wagira ngo rwose ntabwo uri kubona ndi mama wa Chloe, nsanzwe ndi umukozi wa hano uranzi, nje ku kazi nyine. Naho rero uyu muzamu ati mabuja yambwiye ko utagomba kwinjira hano kandi yambwiye ko uramutse winjiye yanyirukana, ntabwo rero nshaka gutakaza aka kazi kuko ari gukangaburira abana, subirayo ugira vuba. Ahita atangira no kumusunika noneho amukoraho, maze uyu mama wa Chloe akarakara ati uramenye ntiwongere kunkozaho izo ntoki zawe rwose. Krishna rero uri muri etaje ahamagara uyu muzamu ati habaye iki utari gutuma mama Chloe yinjira? Naho uyu muzamu ati mama wawe yambujije rwose, bosi abamwita nyine ngo ni bosi mutoya, ati bosi mutoya mama wawe yambwiye yuko uyu mama atagomba kwinjira hano, ko rwose atagikora hano, nahinjira ari bunyirukane. Naho rero Krishna ahita amubwira ati ninjye ntanze iryo tegeko, niyinjire kuko nanjye uru rugo ni urwanjye, niyinjire rero aze nta kibazo. Mama rero wa Chloe ahita yinjira maze nyine akaza akitangirira akazi nk'ibisanzwe. Naho rero mu kanya gatoya rwose mama wa Krishna abaje ahita abona mama wa Chloe ari mu kazi, afungura imodoka n'umujinya mwinshi agahita abaza uyu muzamu ati ariko ubundi ugira ubwenge, ufite amatwi cyangwa yasize iwanyu uriyizira? Ntabwo nari nakubwiye ngo ntufungurire uyu mumama ngo aze gukorera hano? Naho rero uyu muzamu ati rwose ni bosi mutoya wambwiye ngo nimufungurire. Uyu mumama rero mama wa Krishna arakaye ahita amubwira atumva nkubwire, ninsanga umuhungu wanjye nta ruhare yabigizemo ndahita nkwirukana kano kanya. Naho rero uyu muzamu ahita amubaza ati none se uyu mumama n'ubundi musohore? Naho mama Krishna urakaye nta kintu na kimwe amusubiza, ahubwo ahita akomeza nyine yinjira mu nzu ajya kureba Krishna. Agera munsi agasanga Krishna ntawe uhari, ahita yongera agasohoka n'umujinya mwinshi, maze agahita afata mama wa Chloe akamusohora akamushyira inyuma y'igipangu ati nugaruka noneho ibyo nzagukorera uzaba ubibona, ntabwo wemerewe kungarukira mu rugo habe n'umunsi n'umwe. Mama wa Chloe rero ataha rwose ari kurira kubera ukuntu aba afite agahinda k'ukuntu bamwirukanye kuri aka kazi, kandi n'ubundi na ka kazi kandi aba yaragasezeye, ni ukuvuga ko nyine baba bagiye kubaho nta kazi na kamwe bafite. Arataha rero akabibwira Chloe, maze Chloe akarira koko ati mama umbabarire, ibi byago byose ni njye nabiguteje, ahari iyo mba ntarigeze ngusaba kugufasha ntabwo rwose uba warabuze akazi kawe. Naho mama we wakundaga umwana we cyane ati Chloe mukobwa wanjye nta kosa na rimwe wakoze, ahubwo wabaye umukobwa mwiza, wabaye intwari kwemera rwose kumfasha muri aka kazi, kuko ntabwo ari abakobwa benshi babyemera. Wikumva ko rero wakoze amakosa, nta n'umwe rwose ufite amakosa, yaba wowe yaba Krishna, nta n'umwe wigeze akora ikosa. Chloe rero biramubabaza cyane rwose, ariko mama we akamubwira ati humura, nzasubira kureba hahandi hambere nasezeye maze ndebe ko bansubiza ku kazi. Buracya rero maze nyine mama wa Chloe akajya kureba ko hantu bashobora kongera kumusubiza ku kazi. Gusa nyine
Krishna we abaza mama we ati mama, ko mama Chloe ataje gukora amasuku byagenze bite? Naho mama we ati naramwirukanye. Krishna ati ntumbwire, wamwirukanye kubera iki? Naho rero mama wa Krishna ati naramwirukanye kubera yuko we n'umukobwa we bari gufatanya kugira ngo rwose bakwigarurire, barabibonye nyine kuri umusore wo mu bakire, barashaka kukurya amafaranga nta kindi bagukurikiyeho, niyo mpamvu bakomeza bakwikururiraho. Rero rwose ntabwo natuma umwana wanjye bamuyobya bigeze aho. Naho Krishna ati rwose mama waramurenganyije cyane, kandi ikibazo cyawe ni uko utajya unyizera ngo wizere ko ndi umuntu w'umugabo nzi gufata ibyemezo ndetse mfite ubwenge ntekereza, ibintu byose nkora mbikora nabitekerejeho. Njyewe kuba nkunda Chloe ni ibintu rwose byamvuye ku mutima, nta muntu n'umwe wigeze anshyiraho agahato. Mama we ati ceceka, ibyo uvuga ntabyo uzi, ugomba gukora ubukwe na Vanny uko byagenda kose. Krishna rero uburakaye cyane ahita asohoka maze akagenda, aba agiye kureba nyine Chloe, aba yababajwe n'ibintu byose byabaye. Aragenda rero agitunguka kwa Chloe, Chloe akimubona ahita yiruka akamusanganira maze agahita amuhobera, aramuhobera akamuryama mu gituza umwanya munini cyane, ari nako rwose amarira ashoka. Naho Krishna aramuhoza akamubwira ati mbabarire kuba rwose ari njye ntandaro yo kuba mwaragize ibibazo byose mwahuye nabyo, ni njye ntandaro yo kuba mama wawe yaravuye ku kazi, ndetse rwose ni nanjye ntandaro yo kuba nawe barakwirukanye mu rugo, ndakwinginze rwose umbabarire. Naho Chloe ati hoya, wimbwira ngo nkubabarire kuko nta kosa wakoze, ibyo ni amarangamutima yanjye nawe kandi twese twiyumvamo kimwe, nta kosa rero wigeze rwose gukora. Baricara rero n'ubundi bagatangira nyine kuganira, maze Krishna akabaza Chloe ati none se mama wawe ari hehe? Naho rero Chloe ati mama wanjye ntawe uhari, yagiye gushaka yuko yabona akazi. Krishna rero ahita akura agasheke mu mufuka maze akagahereza Chloe ati akira, maze aya mafaranga mube muyifashisha igihe nyine mutarabona akandi kazi, mushobora no kuba mushatsemo icyo gukora nta kibazo. Naho Chloe arambura iyi sheke maze akabona iyi sheke iriho miliyoni 10, ahita abaza Krishna ati amafaranga angana atya, tekereza ko ari n'ubwa mbere nyabonye yanditse kuri sheke. Naho Krishna ati hoya, ntabwo rwose ayo mafaranga ari menshi, ndifuza rero ko mwayakoresha maze nyine mukaba mubonye akantu mukora, cyangwa se mukaba munayakoresha nyine muyakemuza ibibazo bya hano mu rugo. Chloe ahita amubwira ati urakoze cyane, uri umwana mwiza rwose, ariko iyo mama wanjye ajya kuba hano iyi sheke rwose yari kuyanga maze akayigusubiza. Naho Krishna ati amahirwe rero nagize nuko nanjye nasanze adahari, ubwo niyo mahirwe ngize. Naho Chloe ati hoya rwose urakoze cyane, ariko ntabwo iyi sheke nayemera kubera ko na mama iyo aba ahari ntabwo yari kuyemera, ndabizi neza. Yijyane rero, ntabwo rwose nshaka kuzaba noneho ikibazo hagati yawe na mama wawe, noneho mama wawe aramutse amenye ko wampaye amafaranga yahita anyanga cyane kurenza, kandi nanone yakurakarira. Sinshaka rwose kuguteranya na mama wawe. Krishna rero afata ya sheke maze nyine kubera ko uyu mukobwa aba yayanze burundu, yanamwinginze akayanga maze akayibika, ahita abwira uyu mukobwa ati cyakoze ni ukuri njyewe rwose ujya untangaza, sinumva ukuntu uri muri situwasiyo imeze gutya maze nkaguha amafaranga ukayanga. Yaba ari undi mukobwa nta nubwo rwose aba yategereje uyamuha, ahubwo aba yari afite gushaka nyine umusore wabasha kumuha amafaranga. Chloe ati nyine nanjye ndabizi ko situwasiyo nk'iyi ni nayo nyine n'abasore bagutegeramo kugira ngo bagukoreshe ibyo bashaka bitwaje kuguha amafaranga. Bose rero bahita baseka, maze uyu musore Krishna akabwira Chloe ati nta kibazo, iyi sheke nzashaka mama wawe maze nyimwihere kuko aya mafaranga nayo nabageneye kandi yabafasha. Chloe ati nta kibazo, mama nuyimuha akayemera rwose nta kibazo na kimwe. Baraganira rero maze Krishna agataha, ajya gutaha akabwira Chloe ati ngwino ubanze wongere umpobere noneho utari kurira, dore ko rwose wampobereye kare uri kurira. Chloe rero aramuhobera maze akamuryama mu gituza. Uyu musore abwira rero Chloe ati ndagukunda cyane,
ndetse rwose uko ushyize umusaya mu gituza cyanjye ndi kumva umutima utera cyane. Chloe rero ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane, ikibazo ni kimwe gusa, ni uko dukundana urukundo rudashoboka kuko wowe mu minsi mike ugomba gukora ubukwe, ibyo turimo rero rwose bisa nkaho turi kurota. Krishna rero ahita abwira Chloe ati mbabarira maze umwanya ibi byose nzabishyire ku murongo. Krishna rero ataha, maze nyine nyuma y'amasaha makeya mama wa Chloe aragaruka. Araza rero akabwira Chloe ati yego rwose akazi bakanyemereye nta kibazo. Chloe rero arishima ati Imana ishimwe, ni ukuri ko tuticaye nta kazi ufite. Chloe ahita abwira mama we ati mama rero burya ukigenda Krishna yaje hano, utekereza ko yampaye amafaranga miliyoni 10. Mama we ati ari hehe, ari hehe yanyereke. Naho Chloe ati nayanze, namubwiye ngo azayakwihere. Mama we ati kuki utayemeye koko, miliyoni 10 ni nyinshi cyane, ntabwo rwose nari kuzongera gukena ukundi, ubu ngubu sinari kuzasubira gushaka akazi, twari kuba rwose tubonye icyo gukora ndetse tugiye kubaho neza, twari kuba tugiye mu mubare natwe w'abandi bakire bose. Naho rero Chloe ati umbabarire rwose mama, ntabwo nyine nabimenye, natekereje ko iyaba ari wowe nawe utari kuyemera. Mama ati wakoze amakosa rwose, ariko nta kibazo, ubwo nyine azayinyihera. Krishna rero arataha, maze agafata ya sheke akayirambika ku buriri bwe. Abakimara kuyiharambika maze Vani akaba arinjiye. Krishna rero ahita amurakarira ati ariko ubundi we wa mukobwa we, nta n'ikinyabupfura na gikeya ugira, ntushobora no kwinjira mu cyumba cy'umuntu umaze gukomanga, urabona ukuntu winjira nk'umuntu winjira mu isoko. Naho Vani ati naba nkomanga iki se, ntabwo ari mu cyumba cya fiance wanjye. Uyu musore ahita amubwira ati ndagira ngo nkubwire ko rwose ibyo bintu ugomba kubyibagirwa, ntugakomeze kuza kuntesha umutwe. Naho Vani ati ariko ubundi kubera iki rwose ushaka kundutisha uriya mukobwa w'umukozi, uriya mukozi wamubonyemo iki? Naho rero Krishna ati uriya mukobwa rero ndamukunda cyane kubera yuko akurusha uburere, akurusha ikinyabupfura, akurusha kubaha, akurusha byose rwose mu buryo bugaragara. Vani rero ahita arakara, ariko nawe none Krishna agahita yisohokera agasiga uyu mukobwa muri iki cyumba, ntabwo aba akeneye gukomeza guterana nawe amagambo. Uyu mukobwa rero sinzi ukuntu areba ku buriri akaba abonye ya sheke, arayifungura maze agasanga hariho nyine amazina ya Chloe. Noneho si ugusara, ahita asara neza neza, ibintu bikamurenga. Ahita rero ahamagara mama wa Krishna ati ndifuza yuko duhura. Barahura rero agahita amubwira ati impamvu rwose ituma Krishna asigaye ameze kuriya nayimenye. Ahita akuramo iyi sheke akayimwereka ati dore asigaye yibereye kumwe na wa mukobwa, dore rwose n'amafaranga yari agiye kumuha. Mama we rero bihita bimubabaza ati umwana wanjye wagira ngo baramuroze, nubwo ntizerera mu burozi ariko ibi bintu ntabwo yabikora rwose, afite ubwenge bwuzuye. Ikigaragara cyo nta kindi bamushakaho, nyine barashaka kumukuraho amafaranga. Nanjye nari natangaye, ubu se turaza gukora iki? Naho rero Vani ahita amubwira atumva rero nkubwire, igitekerezo rwose cy'icyo gukora ndagifite. Mama wa Krishna ati ngaho mbwira rwose, maze icyo tugomba gukora tugikore. Vani ati rero ikintu tugomba gukora ni kimwe, ugomba nyine guhamagara mama wa Chloe maze ukamubwira ko umusaba imbabazi ku byabaye, ndetse rwose umusubije ku kazi. Naza rero tuzahita tumushyiraho kese yo kuba yibye ibintu by'agaciro muri iyi nzu, kuko nyine bigaragara ni uko iriya famiye ikunda amafaranga kandi ni n'abakene, bizaba byumvikana. Icyo gihe rero bazahita bamufunga, maze kugira ngo tumufunguze tuzasaba Chloe ko nyine agomba kwibagirwa burundu Krishna. Bityo rero ndakeka namara gufungurwa bazahita bajya gutura kure hashoboka, ku buryo rwose atazongera kumenya amakuru ya Krishna. Mama rero wa Krishna abanza kumva nyine agize ubwoba, kubera ko aba yumva ari ubugome bukabije.
ariko nanone kubera ukuntu aba akunda umwana we atifuza ko ajya mu maboko nyine y'umuntu adashaka, agahita abwira Vani ati reka tubikore. Ahita afata telefone maze agahamagara nyine mama wa Chloe akamubwira ko yifuza ko agaruka ku kazi kandi ko amusabye imbabazi ku byabaye byose. Mama wa Chloe rero abibwira Chloe, ariko Chloe agashidikanya ati mama rwose ndumva ibi bintu ntabyizeye, mama we atari ku mwana wanjye nawe rwose ntugakomeze ibintu bidakomeye. Chloe rero aramubwira ati nta kibazo, ubwo nyine ejo uzagende maze ujye gutangira ku kazi. Buracya rero mama wa Chloe akagenda nyine akajya ku kazi. Mu masaha rwose ya saa sita nibwo ajya kubona akabona polisi iraje zitangiye kumusaka. Mu by'ukuri baba bafashe nyine ya mikufi ya zahabu maze bakayishyira mu isakoshi ya mama wa Chloe. Polisi ikimusaka rero isanga rwose iyi mikufi yose irimo nyine, maze bagahita bamwambika amapingu bakajya kumufunga. Agera kuri polisi maze bakamuha telefone umunota umwe gusa. Ahamagara Chloe kugira ngo nyine amubwire ibyabaye, ati mwana wanjye ubu ngubu tuvugana ndi kuri polisi, bamfashe kandi bamfunze. Atangiye kumubaza byinshi, mama wa Chloe ahita akupa. Chloe rero muri iki gihe muri aka kanya aba yicaranye nyine na Krishna uba waje kumureba, dore ko rwose aba aza kumureba nyine buri munsi. Krishna ahita abaza Chloe ati ibyo ni ibiki? Naho Chloe ati ni mama wanjye bamufunze, gusa sinzi nyine icyo bamujijije. Krishna rero ahita akubita agatima maze akavuga ati ibi bintu byose rwose mama wanjye ashobora kuba biri inyuma. Naho Chloe ati nari mbizi ko ari umutego ukuntu mama wawe yamusubije ku kazi, nabikekaga rwose nuko nabibwiye mama wanjye maze ntabyumve. Chloe rero atekereza vuba cyane maze agahita abwira Krishna ati nyamara igisubizo ni njye nawe, buriya kugira ngo mama afungurwe ni uko ngomba kukureka, nicyo mama wawe ashaka kandi ni nacyo ngomba gukora. Mama wanjye niwe butunzi bwonyine mfite, niwe muntu wanyitayeho kuri ino si, singomba rero noneho kumubera umutwaro ngo maze ntume aguma muri gereza. Ahita abwira kandi Krishna ati haguruka utahe, kandi rwose ntuzigere wongera kugaruka hano na rimwe, sinshaka kuzongera kuvugana nawe, ndashaka nyine kubona mama wanjye ameze neza, ndashaka ko bamufungura. Krishna rero kwiyakira biranga maze rwose agakomeza kwinginga Chloe, ariko Chloe akamubwira ati hoya, nkeneye ubuzima bwa mama wanjye bumeze neza. Krishna rero ataha noneho rwose umujinya wamwishe, maze akigera mu rugo ahita abwira mama we ati mama rwose noneho urarengereye neza, ugeze naho ufungisha umuntu. Ikigaragara cyo rero ndabona wowe na Vani mwariyemeje kunkontorora kandi ntabwo bishoboka. Reka rero kubera ko mbona wowe na Vani ari mwe mwumvikana, ari mwe mukundana, reka mbareke rwose mwishakanire. Narabikubwiye umukobwa nkunda ni umwe kuri iyi si, nkunda Chloe. Rero reka rwose nkuvire mu nzu, nkuvire mu buzima kugira ngo utekane, kuko uri kwangiza ubuzima bw'abantu benshi kandi kubera njyewe. Mama we rero aramwinginga ati mwana wanjye mbabarira rwose, we kuva hano wigende mwana wanjye winsiga. Mama we atangira kurira ndetse agapfukama hasi akigaragura ati mwana wanjye wigenda. Ariko Krishna aba yarakaye cyane, ahita afata imyenda ye agashyira muri varize maze agafunga iyi varize, aragenda mama akamufata ukuguru akamufata akamukomeza. Gusa Krishna nawe nyine aba yafashe umwanzuro arisohokera akigendera. Maze uyu mama wa Krishna akimara kubona umwana we asohotse, dore ko rwose aba asanzwe arwara asima, kirizi ihita imuzamukana maze agatangira kubura umwuka mu buryo rwose bukomeye, ku buryo ananirwa no kwiha agapompe ke ngo yipompe, kandi kaba kari rwose nko muri metero 5. Ahita rero yicara ku buriri maze akananirwa guhaguruka, akananirwa guhamagara, akabura rwose icyo akora kugira ngo abe nyine yasaba ubufasha. Atangira rero kubura umwuka rwose mu buryo bukabije, ndetse ku buryo uba ubona ari hafi gupfa. Naho rero Chloe nawe rwose aba yamaze kubona Krishna amaze kugenda, nawe agahita yitunganya kugira ngo aze kuvugana na mama wa Krishna. Aba akeneye nyine kumubwira ko yarekanye n'umuhungu we burundu, ndetse atazongerera no kumukubita ijisho kugira ngo nyine bafunguze mama we. Araza rero yagera kuri porutaye, wa muzamu baba barahaye amategeko y'uko batagomba kwinjira hano, ahita abwira Chloe ati ntabwo rwose ugomba kwinjira muri iki gipangu.
naho Korowe ati ngomba kwinjira kuko ngomba kuvugana na mama wa Krishna. Mama wa Krishna we rwose aba ari kumva nyine uwo muntu ushaka kwinjira, ni nk'aho mu mutima bari gusenga ati Mana yo mu ijuru wambabarire rwose akagira umuntu uza kuko aba ari mu marembera. Korowe rero uba warakaye asunika uyu muzamu maze akinjira mu nzu yiruka. Uyu muzamu ati noneho rwose baranyirukana nta kabuza. Korowe rero yinjira ahamagara nyine mama wa Krishna, inzu yose akayizenguruka yamubuze. Agera rero mu cyumba cya Krishna maze agahita asanga mama wa Krishna neza neza ari guhumeka akuka ka nyuma. Kubera ko rero bose baba babizi ko nyine arwara asima, ahita amubaza ati agapombe kawe kari hehe kari hehe. Naho mama wa Krishna ahita yerekezayo urutoki nyine amwereka nk'ahantu ari bujye kugashakira. Korowe rero ahita atekereza neza yuko aka gapombe byanze bikunze gashobora kuba kari mu cyumba cya mama wa Krishna. Agenda yiruka agahita ashaka mu matiriwari yose akaba arakabonye, araza agahita atangira kumupompa maze mama wa Krishna agahita atangira kugarura akuka. Korowe rero aramuryamisha maze agahita afata telefone akanahamagara nyine Krishna akamubwira ibyabaye. Krishna ahita abanguka yihuta nyine kureba mama we kuko ntabwo ibyo aba yarabyiteguye. Mama rero wa Krishna amara kumera neza maze nyine Korowe agahita yigendera kubera ko ababona nyine n'ibiri aha ngaha nabyo bikaze. Krishna arasigara ari kubaza mama we ati mbabarira umbwize ukuri, niki cyaguteye gukora ibintu byose wakoze? Naho mama we ati ntakubeshye rwose ntabwo ari igitekerezo cyanjye, ni Vani wanshutse ngo dufungishe mama wa Korowe. Krishna rero amubwira ati hamagara rero maze bamufungure. Naho mama wa Krishna ati nabikoze kare rwose, nabikoze kuko yarambeshye uriya mukobwa. Krishna ati urumva mama, urumva umuntu wifuzaga ko rwose tuzabana, nyumvira nawe ubugome afite, nta mutima afite, uriya rwose nta bumuntu afite habe na bukeya. Mama we ati nanjye rwose narabibonye. Krishna rero ahita asohoka akava mu cyumba maze akajya mu gikoni agategura amafunguro. Hashira umwanya rero maze mama we nyine akaza kuva mu cyumba, akaza maze agasanga Krishna ari ku meza ari gufata amafunguro. Aramubaza ati mwana wa ninde waguteguriye amafunguro ko nta kintu nateguye? Naho Krishna ati ninjye nayiteguriye. Mama we ati kuva ryari utegura amafunguro? Krishna ati ndabizi cyane, tekereza yuko ari Korowe wabinyigishije, ndabizi guteka nta kibazo, ahubwo nawe reka ngutegurire wumve. Aramutegurira rero maze rwose mama we agashimishwa n'ukuntu uyu musore aba yaramenye guteka kandi atarigeze abimwigisha n'umunsi n'umwe. Krishna rero ahita abwira mama we ati mama, ndifuza ko wahamagara Korowe maze ukamusaba imbabazi ku byabaye byose. Ati kubera yuko rwose iyo ataza kuza ubu waba wamaze kuva mu isi y'abantu bibukwa. Mama we ati cyane rwose ngomba ndetse kubikora byihuse. Afata telefone rero akongera agahamagara Korowe maze Korowe akaza bakicarana. Uyu mubyeyi rero amusaba imbabazi z'ibintu byose byabaye kandi akamubwira ko rwose atazongera kubabangamira we n'umuhungu we. Yarababwiye ati narabibonye rwose yuko wowe Korowe n'umuhungu wanjye murakundana kandi nanone yabigiyeho byinshi wowe na mama wawe. Gusa nyine iki gihe ntabwo Krishna aba ahari, ntabwo bari kumwe nabo. Mama we rero amubwira ko rwose atazongera kubabangamira, bagenda rwose bagakundana noneho rwose uko babyumva. Korowe rero arishima cyane maze rwose agataha ibyishimo ari byose. Gusa nyine mama wa Krishna aba yamubujije kuza kubibwira Krishna ibyo baganiriye. Buracya rero nanone Krishna agategura amafunguro, ategura ameza yatetse rwose neza cyane, maze mama we akamubwira ati ngiye gufata amafunguro nyine ari special mwana wanjye, kubera ko numvise amafunguro utegura aryoshye cyane, mba numva kandi nifuza ko rwose wazajya untegurira kenshi.
Krishna rero amara gutegura maze agahita amubwira ati gusa nyine ikibabaje mama ni uko wanyigishije ibi byose utigeze umuhamagara ngo umushimire kandi nyine unamusabe imbabazi, gusa nyine nta yandi mahitamo. Naho rero mama we ahita amubwira ati ahubwo nyine tegura n'iyindi asiyete kubera ko dufite umushyitsi. Krishna ati ntumbwire ko kandi Vani agiye kugaruka mu buzima bwanjye kuko ntabwo mukeneye, sinkeneye no kumubona. Hahita rero hinjira Chloe abwira Krishna ati none se waranyibagiwe kubera iki udatekereje ko nyine ari njyewe ngiye kuza? Naho Krishna ahita asimbuka maze agasimbukira Chloe agahita amuhobera ati ndishimye ni ukuri ko uje, none se wowe na mama mwariyunze? Chloe ati cyane. Chloe nawe ahita agenda maze agahabizu nyine mama wa Krishna ati ibintu bimeze neza. Mama wa Krishna ati karibu umukobwa wanjye. Naho rero Chloe ati mbere ya byose rero hari ikintu nyine nshaka yuko dukora. Uyu munsi nashoje amashuri yanjye kandi ibintu byose bimeze neza cyane, rero uyu mupira nambaye ndifuza ko mwese buri wese yanyandikiraho ijambo yifuza. Mama rero wa Krishna ahita yandika nyine inyuma na marikeri ati uri umukobwa w'intwari kandi uzagera kuri byinshi. Agahita abahereza rero ya marikeri Krishna we ahita yandika ku mupira we nyine hano imbere ashushanyaho agatima maze akandika ati ndagukunda kandi uri uwanjye by'iteka ryose, ndagukunda ibihe byose. Mama rero wa Krishna areba bino bintu byose maze rwose agahita ababwira ati bana banjye ndabakunda kandi ndabakunda cyane, ndetse rwose guhera uyu munsi ndabashyigikiye mbari inyuma. Krishna rero nawe ahita yishima maze agahobera mama we ati mama ndagukunda cyane kandi urakoze rwose kuba wumvise ibi bintu byose. Bahita bicara rero bari gusangira maze mama wa Krishna nyine agakomeza gushimira Chloe uburyo aba yarigishije uyu musore ibintu byinshi kandi by'ingenzi cyane ko rwose aba asigaye akora amasuku, agateka, agafura, mbese mama we urebye ntabwo aba agikeneye umuntu rwose wo kumukorera akazi. Bamara rero gufata amafunguro maze Krishna agaherekeza Chloe dore ko rwose ibyishimo biba ari byose. Naho rero Vani agaruka nyine yasaze ati ariko rwose mama ntabwo mbyumva ukuntu wafunguje mama wa Chloe, noneho nawe uri ku ruhande rwabo. Mama rero wa Krishna ahita amubwira ati wihangane rwose Vani, wihangane ntabwo nkiri ku ruhande rwawe, nshyigikiye umwana wanjye ko akunda uwo ashaka kandi yishimira, cyane cyane ko rwose uriya mukobwa yamfashije gushyira ku murongo umuhungu wanjye cyane. Rero iyo ndebye neza mpita nsanga amwigisha imico myinshi kandi myiza. Ndakwinginze rero rwose ababyeyi bawe ni inshuti zanjye ariko ntabwo bigishobotse ko ngushyigikira, uri umukobwa mwiza, igendere uzabona undi musore mukundana. Uyu mukobwa arakaye cyane ati ntumbwire ko nawe umushyigikiye, ndagiye ariko rwose azambona, ntabwo byahera gutyo gusa. Mama rero kandi wa Krishna ahamagara mama wa Chloe maze akamubwira ko amushaka. Mama wa Chloe rero aza kumureba maze mama Krishna akamubwira ati ibintu nagukoreye rwose ntabwo nkwiye kubabarirwa ndabizi, ariko ndakwinginze rwose mbabarira. Naho mama wa Chloe ati ndakumva cyane kandi rwose wivunika, ndabizi ababyeyi b'abamama dukunda abana bacu ku buryo nta kintu na kimwe tutakora kugira ngo tubarengere bamere neza. Rero wari ufite impungenge z'umwana wawe, ntabwo rwose nakurenganya, ndakumva cyane. Ndetse mama rero wa Krishna ati rwose yego uranyumva, ariko nanone ntibibujije ko rwose umutima unkomanga maze ukambwira ko nakoze amakosa. Mama Chloe ati nanjye ntabwo nkubwiye ko ibyo wakoze ari byiza, ariko ndakumva cyane. Mama rero Krishna afata sheke iba iriho amafaranga kandi menshi maze akayihereza mama Chloe ati rero niba rwose warambabariye ndakwinginze aya mafaranga ntuyange, ndifuza ko wayifashisha
ukora nyine utuntu tumwe na tumwe ukeneye mu buzima, ndetse rwose akaba yagufasha no gushaka ikintu ukora, dore rwose urashaje kandi urananiwe, maze ntukomeze kujya ukora kano kazi, kubera yuko n'umukobwa wawe ubu rwose agiye kuzaba umukazana wanjye, ubwo rero ntabwo yakomeza gukora aka kazi, bagomba nyine gushaka akazi keza we n'umuhungu wanjye, maze bagatangira gukora, ndetse nta nubwo nkeneye ko bajya gukorera kure, ndifuza ko bose nabaha imyanya muri kampani yanjye bagatangira kuyikoramo, bakaba aribo bayiyobora, kuko ni abahanga cyane kandi noneho bafatanyije bagera kure. Mama rero wakuru bahita amubwira ati murakoze cyane rwose, aya mafaranga ntabwo nayanga, kubera ko ku bw'amafaranga nyine nababarira n'ibintu bikomeye cyane, amafaranga buriya niyo mbyuka njya gushaka, kuva rero muyampanye umutima mwiza ntabwo nayanga, kuko rwose azangirira umumaro ndabizi, murakoze cyane, kandi rwose ndishimye kuba mwanahaye uburenganzira abana bwo kuba rwose bakomeza kwikundanira. Mama rero wa Krishna ahita anahamagara Chloe ndetse na Krishna kugira ngo baze hano nyine maze bavugane. Baraza maze bagasanga mama wa Chloe yicaye hano, ubona rwose babaye noneho abantu bari kuganira, ubona ibintu byose bari kubyumva kimwe, maze mama wa Krishna agahita nyine ababwira iyi nkuru nziza ko yiyemeje ko bose azabaha akazi muri kampani ye, maze bagafatanya kuyiyobora, ndetse rwose ko anabashyigikiye, nibumva igihe kigeze cyo kuba bakora ubukwe bazabutegure maze bamubwire ko rwose ahari ku bwabo. Aba bana rero barishima, maze Krishna akabwira mama ati ubundi ni wowe mubyeyi wanjye w'ibihe byose, ndagukunda cyane, agahobera mama wa Chloe ati uri umubyeyi mwiza, nawe rwose ujye wumva ko uri umubyeyi wanjye wa kabiri. Maze yagera kuri Chloe ati wowe rwose uri umutima wanjye, ni wowe umutima wanjye utereraho, uri ubuzima bwanjye, uri byose byanjye, mbese uri isi yanjye, ndagukunda cyane cyane rwose. Chloe ati nanjye uri byose kuri njyewe, kandi nanjye ndagukunda cyane. Bose hamwe rero barahoberana maze bakifurizanya ibyiza. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.